hose uri ufite icyo uhagarariye, ufite uburyo ubayeho. Imana yakuvanye muri rubanda iragutoranya ikugira umuntu ukomeye. Ariko dore ikintu kibabaje Imana, ngo ko wihimbiye Imana, abantu ko mwihimbiye Imana, urarwara ukajya kubaza wa muntu utagira amaguru. Hari abantu batagira amaguru, hari abantu batumva ahantu baba, byonyine ntiwahanywera n'amazi, ariko ugasanga imodoka ziraparitse, izibona n'izitabona, bagiye kubaza uwo nguwo. Hari aho tujya tubabona. Hanyuma ngo ageze kuri Yesu, ngo aramubwira ngo nta mwanya wowe ufite mu modoka yanjye. Bakozi b'Imana, Yesu afite icumbi mu mutima wawe. Imana uracyayisengana umutima n'umwete nkuko wayisengaga. Imana yagutoranije igukura mu mahanga, mu magana menshi y'abanyabyaha, irazira kwimika ikugira umushumba, urapotere. Kereka inzego zitariho zose zizaza, ariko irimo irakubaza ngo ariko mwaranyimuye. Nongeye kubasuhuza. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mugubwe neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Ev.M.FORTUNEE, ndi umudamu ushima Imana. Munyemerere dusenga Imana twumva ijambo ryayo. Nanone nyakubaha Imana, turagushimiye. Uri umubyeyi mwiza, uri so w'umwami wacu Yesu Kristo. Butatu bwera, turagushimye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nanone turagarutse ngo tube ibikoresho byawe, duciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, ngo tubure ugaragare. Umwuka wera w'Imana navugire muri twe ijambo rikomeye, kandi ubwiza bwawe buturasire. Natwe mwami duciye bugufi, ijambo rye rigira ubutware yaba kuri twe n'imiryango yacu n'abazumvira ijambo bose. Ukuboko kwiza kw'Imana kutugwe neza. Duhagaritse imbaraga z'umwijima, ducyashye imikorere y'abadayimoni, duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo zidushoboze kumva ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, ni igice cya 14. Turasoma duhereye ku murongo wa 7, ariko umutwe w'amagambo uratubwira ngo Ahiya ahanura ibizaba ku nzu ya Yerobowamu. Umurongo wa 7 ukatubwira, genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bwa Isirayeli, ikugabaniriza igihugu igikuye mu nzu ya Dawidi. Ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose, kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose. Uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe. Urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamaraho umuhungu wese kuri Yerobowamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli. Ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese azagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Twakira ijambo ry'Imana. Bakundwa, iri jambo rirakomeye. Iri jambo ni ijambo ryasohoye kuri uyu mwami Rehobowamu. Uyu mwami yayoboye ubwoko bwa Isiraheli mu gihe umwami Salomo yari amaze kuvaho. Ubwami bwa Isiraheli bwigabanijemo kabiri. Hanyuma ubwami bumwe buyoborwa n'umwami witwa Rehobowamu, ari umwana wa Salomo, Rehobowamu. Hanyuma Yerobowamu yari umukozi we, yari wo mu bagaragu be. Ariko kuko Imana yari yarabivuze,
nta kintu Imana ivuga ngo cye kudasohora. Imana yari yabwiye ko ubwami izabugabanyamo kabiri, nabwo byose byaturukaga ku gucumura. Imana inyaga ubwami ibugabiza Yerobowamu. Yerobowamu ayobora imiryango 10 yose, hanyuma Rehobowamu ayobora imiryango 2, imiryango wa Yuda n'uwa Benyamini. Ariko indi miryango y'Abisiraheli, imiryango 10 yose iyoborwa na Yerobowamu. Hanyuma Yerobowamu amaze kujya ku buyobozi, ntago yigeze akora ibishimwa n'Imana. Nibwo Imana yamwibukije, ijambo ry'Imana riratubwira ngo aha dusomye batubwiye Ahiya, umuhanuzi Ahiya avuga ku bizaba ku nzu ya Rehobowamu, ya Yerobowamu. Uyu Yerobowamu ngo yarazwaye, hanyuma asaba umugore we ngo yiyoberanye. Nimusoma icyo gice, yatumye umugore ngo yiyoberanye ajye guhanuza umuhanuzi, ajye kubaza niba yakira. Ariko ngo yiyoberanye kuko nawe yarazi ko yamaze kureka Imana, yamaze gucumura, nta bindi byiringiro. Ariko kuko azi ko Imana ya Isiraheli, Imana yo mu ijuru, yavugaga bikaba, igategeka bigakomera. Erega babyica ari uko babizi, babyica babizi. Imana itugirire neza. Muri iri jambo ntekereza ngo ese turafatamo iyihe ntego? Ni iyihe ntego tuza gufatamo? Imana itugirire neza. Ariko naje kwibaza, ndavuga ngo ese Uwiteka arakubona ate? Uwiteka arakubona ate? Aho ntiyaba aje guheha nawe ukagendera mu bishingwe? Aho ntiyaba aje guheha nawe ukaba ugiye kugendera muri iyi myanda? Yakoresheje ijambo rikakaye, akoresha ijambo bita guheha. Nta handi rikoreshwa. Ubundi iyo ukubura imyanda. Ariko guheha ni amazirantoki, ni aya ngaya banditse muri Bibiliya, ntibatinye no kubivuga. Twabisomye. Baravuze bati Uwiteka azaheha inzu ya Yerobowamu nk'uheha amabyi ajugunye. Urumva ubuhanuzi bukakaye? Urumva igihano gikomeye? Imana itugirire neza. Yaragiye ngo yihimbira izindi mana, yihimbira izindi mana, yirengagiza Imana ya Isiraheli. Imana yagiye ivuga ibintu abantu bose bakabibona. Imana yagiye igakorana na Dawidi bakabibona, ariko arangije ahimba izindi mana. Nshuti yanjye, abantu bari kwihimbira gukiranuka kwabo, abantu bagahimba akandi gakiza katari agakiza twahawe na Kristo. Ugasanga neza abantu barihimbiye ibintu, barabideforumye, ibintu by'agakiza bakabihindura. Umuntu ukibaza ngo uyu muntu akizizwe, azi inzira y'agakiza, ngo bihimbiye gukiranuka kwabo. Imana itugirire neza, Imana idusure. Maze rero n'ibyaha bakabibatiza neza. Umuntu yajya kwihana ubusambanyi akavuga ati nararebye ndacumura. Umuntu yumva akabibatiza neza ati cyakoza narahehese, kandi yarasambanye. Ngo umuntu yigeze kwiba ihene, hanyuma bamufasha akajya avuga ati ni ikiziriko, ngiye mfite ikiziriko. Ariko se ko afite ikiziriko, ihene iri hehe? Imana itugire neza. Abantu bihimbiye gukiranuka kwabo, agakiza baragahindura. Imana itugire neza. Uyu mwami yarazi Imana ya basogokuruza, ariho ba Dawidi, kuko Imana yabimwibukije ati Dawidi yakiranukaga imbere yanjye, ariko wowe warandakaje. Umva ibintu Imana yamwibukije. Imana yaramubwiye ngo wibuke ko nagukuye muri rubanda. Ku murongo wa 7 ngo genda ubwire Yerobowamu uti umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo yagukuye muri rubanda, irakogeza ikugira umwami w'ubwoko bwa Isirayeli. Nukuri nawe Imana yagukuye muri rubanda, irakogeza, ikushyira hejuru, ikugira umuyobozi, ikugira umuntu ukomeye. Uburi umuntu ukomeye, wagenze amahanga, ufite amafaranga pe, nta kintu busa, umeze neza. Uwiteka yagukuye muri rubanda, mu bantu benshi, mu bantu muvukana,
ndetse bamwe barapfuye, wowe irakurokora irakogeza ikugira umuntu ukomeye. Umva, indege uzisimburanye uko bwije nuko bukeye. Imodoka ushatse wagura imwe ukagura indi ukagura n'icumi wazitunga. Bamwe mufite n'ubwato, abandi mufite n'ibyogajuru. Uwiteka yagukuye muri rubanda, arakuzana akugira umwami aho ngaho uri. Umuntu wese ahantu ari ni umwami aho. Mu rugo rwawe yaguhaye urugo kugira umutware warwo. Yaguhaye ubucuruzi, ubu umucuruzi. Urahinga bikaza bikemera, naho ngaho urayoboye. Ahantu hose uri ufite icyo uhagarariye, ufite uburyo ubayeho. Imana yakuvanye muri rubanda iragutoranya ikugira umuntu ukomeye. Ariko dore ikintu kibabaje Imana, ngo ko wihimbiye Imana, abantu ko mwihimbiye Imana, urarwara ukajya kubaza wa muntu utagira amaguru. Hari abantu batagira amaguru, hari abantu batabumva ahantu baba byonyine ntiwahanywera n'amazi, ariko ugasanga imodoka ziraparitse, izibona n'izitabona, bagiye kubaza uwo nguwo. Hari aho tujya tubabona, tukababona mwaparitse, umva ufite amafaranga, ufite ubuzima, ufite ibintu byose, ariko nta mahoro ufite. Urajya kuyabaza uriya muntu utuye hahandi, kuko nta mahoro. Uwiteka yari yarakugize umunara, yarakugize uruzabibu rwiza, yarakugize umugabo mwiza, uri umudamu mwiza, sukuntu uri umukobwa mwiza, ariko ukaba wiyanduje, ukaba wibagiye Uwiteka, wihimbiye indi mana. Kuki wibagiwe Imana yagukuye iriya Irodebari kwa Makiri, ikakuzamura, ikagukura iyo, ikakuzamura. Waramenyekanye, urazwi, ni wanyu mu mudugudu barakuzi. Imana yaraguhaye ubuzima, Imana yakugiriye neza. Nimwongere mwibuke. Nagira ngo umuntu wese ntaze kureba uyu nguyu turi kuvuga Yerobowamu, ni ukwifashishira ijambo. Ariko reka mbabwire, uko Imana yabuhanuye ubuhanuzi kera, niko bugenda butugarukaho. Irimo irabaza umwana w'umuntu ngo ko nakugiriye neza, nkagutoranya, nkakugira ukomeye mu mahanga, nkagukurutisha abakuru bawe, nkakurutisha barumuna bawe, none ni ukubera iki wihimbiye izindi mana? Umva rero ikintu Imana yabwiye Yerobowamu. Yaravuze ngo ahubwo dore mwiyoberanije, uza kubaza yanyirinyujije mu mukozi wayo. None dore ikintu nzakora. Nuko rero nicyo kizatuma ku murongo wa 10 neza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli, ngaheha inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Urumva atari ijambo rikomeye? Ngahibaza, reka ikure muri uyu mwanya uyu bavuze, uze kwishyiramo. Uwiteka arimo arakubwira iki? Uwiteka arimo arakubaza ngo iki? Ni iyihe mana uri gusenga? Ni iyihe mana uri gusenga? Ndimo ndababaza mwa baturage mwe, ndababaza abakristo, ndababaza abayobozi. Ni iyihe mana wimitse? Hari abimitse inda, hari abimitse ubutunzi, hari abimitse amoko, buri wese afite ibyo yumva ashyize imbere. Hari n'abimika icyubahiro, yabona abonye icyubahiro iby'Imana agahita abivanaho. Umuntu umwe ngo yigeze kuba atwaye imodoka, hanyuma yitwaye aza guhura n'abantu batandukanye, ahura n'indaya, imusaba rifute ayishyiramo. Ahuye n'umusinzi amusaba rifute amushyiramo. Ahuye n'umuntu ufite amafaranga amusaba rifute amushyiramo. Ariko iyo modoka ngo yari yarayisengeye, ariko amaze kuyisengera ayibonye atangira kwinezeza, agenda ashyiramo ibyo bitandukanye. Ariko nubwo mvuze abantu, genda ubigereranya na buri n'icyaha n'ibyaha. Uwo musinzi ni ubusinzi, uwo mujura ni ubujura, uwo musambanyi ni ubusambanyi. Hanyuma ngo ageze kuri Yesu, ngo aramubwira ngo nta mwanya wowe ufite mu modoka yanjye. Bakozi b'Imana, Yesu afite icumbi mu mutima wawe. Imana uracyayisengana umutima n'umwete nk'uko wayisengaga?
Imana yagutoranije igukura mu mahanga mu magana menshi y'abanyabyaha irazira kwimika ikugira umushumba urapotere umva kereka inzego zitariho zose zizaza ariko irimo irakubaza ngo ariko mwaranyimuye mwimika ibigirwamana Imana itugirire neza Imana irababaye ariko Imana irimo iravuga ngo izazihehe ihehe nk'uko umuntu ahehe iki amabyijugunye Imana itugirire neza Imana idusure Imana itugirire neza wirinde utazagenda mu bishingwe wirinde utazaba nk'uyu muntu Imana yavuzeho ngo izaheha n'inzu ye Imana itugirire neza nyamareka mbabwire abantu tujya tuvuga umuriro abantu bakavuga ngo ntituvuge turahahamura abantu ariko reka mbabwire Imana yatwika isi mu munota umwe kandi byose bikaba birarangiye uhakana ko Imana itaheha nk'uko iri kubivuga narebe iyi miriro Imana icanye ejo bundi sinyivuzeho ntawe utabizi reka mbabwire Imana yacu twikora mu jisho Imana irahambaye Imana irakomeye nagira ngo mbabwire ngo ariko iracyaduhaye agahe ko kwisubiraho kugira ngo dukureho iyo myanda Imana nitureba itwishimire kuraho ubusinzi kuraho ubujura kuraho uburozi kuraho amagambo kuraho inzangano ibyubahiro byawe Imana itugirire neza ibyaha nawe urabizi akanwa kakirirwa gatukana ibitutsi kubeshyera Imana ngo yavuze itavuze abantu twihangiye gukiranuka twihangira agakiza ariko Imana irimo iraduhamagara Imana yashaka kudukiza kirazanye ijambo rikomeye rivuga ngo Uwiteka ntago azahora aruhanya n'abantu reka mbabwire hari igihe Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi imbabazi ntago zizahoraho urabizi niyo dukoze ibyaha turi muri iyi si baraduhana hari naho bafite igihano cy'urupfu mwarabibonye hariya muri Kongo hariya ejo bundi bahanishije igihano cy'urupfu ni ukuvuga ngo imbabazi zigeraho zikagira gute zikarangira ni Imana izageraho imbabazi zikagira gute zikarangira wamusinzi Yesu arimo araguhamagara wamusambanyi we Yesu arimo arakubwira ngo reka ubusambanyi mureke kubabaza Imana ariko umva uzi gukora Imana mu jisho uzi gusambana ugasambana no mu nzu y'Imana uzi gusambana ugasambana no mu butayu birayibabaje Imana izazi hehe ikura ariko ndagusabye ucyumva ijambo ry'Imana imbabazi zikiriho ngwino ugarukire Yesu upfukame Imana ikubabarire nanjye Imana imbabarire ndabasabye dutinye Imana tuyihindire umushyitsi iyabibwiye Yerobowamu kandi ikabisohoza iri jambo yigeze kuribwira Ahabu irabwira Ahabu iramubwira ngo wowe kuko wakoze ibyangwa n'amaso yanjye ugakora ibyangwa n'amaso yanjye nawe aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe Imana itaragize ubwoba cyangwa ngo itinye kubibwira bo nawe ntago yagutinya Imana itugire neza niba mu isi hari igihe bigeraho imbabazi zikarangira umuntu agahabwa igihano twebwe igihano dufite mu Rwanda ni igihano cya burundu baba babuze mbese uko bakugenza n'icyo urupfu kije bagishyiraho mbese ntago izi mbabazi zizagira iherezo ariko mu gihe Yesu agiteze ibiganza nicyo gituma nkoresheje kandi akoresheje n'umushumba wawe akoresheje n'abandi araguhamagaye arakubwira ngo ngwino ngugirire imbabazi ngwino nguhagakiza ngwino ngubohore ngwino ngukureho uwo mwanda ngwino Imana iguha umugisha mbese uremeye kuza wemeye kuza ngo Imana ikugirire neza abemeye guca bugufi mukaba mutsinzwe n'ijambo ry'Imana aho muri ntago twaje kuri kamera gutwika oya ndabizi neza hari benshi babitubwira ati mwaje gutwikana ntago dutwika ariko umwuka w'Imana haravugira mu bakozi bayo impanda zirimo ziravuga humva ijwi ry'Imana ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima niba wumvishe ijambo kandi ukaba utsinzwe n'ijambo ry'Imana pfukama aho uri umanika amaboko wature uvuge ngo ndi umunyabyaha ndakwakiriye Kristo kandi Yesu araza mu mutima wawe Yesu arakubohora
hanyuma ibyawe byari bigiye kwibagirana, ibyawe byari bigiye kubura, Imana ikugarure imigisha yawe, Imana ikugarukeho, iguhindurire, iguhe umugisha. Murakoze cyane. Reka dusengere abamaze kwemera no guca bugufi ko ari abanyabyaha, bakemera gusaba Imana ko yongera ikabagarurira agakiza k'umwimerere, atari iby'abantu bihimbiye. Ko abantu bahimbye gukiranuka, umuntu uramuhugura akamubwira ngo agakiza kaba mu mutima, akataba mu mutima no ku mubiri rega kabaho. Agakiza kagomba kukubaho, kakakubaho ku myenda, kakabaho mu mvugo, kakabaho mu ndoro, kakakubaho ahantu hose, ukabukijijwe uhesheje Imana icyubahiro. Dusenga Imana. Uwiteka Mana nyaguhora ku ngoma, ijambo ryawe riducumise mu mitima, uburyo wabwiye Yerobowamu wari wahaye imiryango ndetse myinshi yo kuyobora, ariko akanga agahemuka agakora ibizira, maze yahura n'ibyago akifuza ko yajya kugisha Uwiteka inama bitagishoboka, ngo yohereje umugore we. Umugore ariyoberanya ngo ajya kubaza umuhanuzi, ariko bibi by'ubusa. Ijambo ry'Imana rimugeraho atakibashije kwihana, rimubwira yuko yihangiye gukiranuka, rimubwira ko asenga izindi mana, rimubwira ko Uwiteka atakimubabariye, ahubwo azaheha agakuraho n'umuryango we. Urwo rugero dusanze ari urugero rubi Mana, kandi urugero rubi narwo turwigiraho, kugira ngo abamaze kumera nka Yerobowamu, abamaze kugwa bakakureka, bakibagirwa amasezerano mwagiranye, bakibagirwa aho wagiye ubakura. Abantu benshi wabakuye mu butindi, bajyaga kwiga bambaye ibirenge, abandi babaga bambaye ubusa, abandi barabwirirwaga bakaburara, ariko bamaze kugera mu bisubizo bibagirwa Imana yababyaye, bibagirwa Imana yabatabaye. Aka kanya bumvishe ijambo ryawe, turarize Mana, dusabye imbabazi ngo babarire. Mu gihe imbabazi zawe zikiriho, babarire abaciye bugufi, babarire abajura bagusabye imbabazi, babarire abasambanyi bagusabye imbabazi, babarire abarozi bumvise iri jambo, babarire abanyamagambo bumvise iri jambo, babarire Mwami nta cyaha na kimwe utababarira. Uwiteka tubabarire dukure mu mwijima. Abantu bamaze kwibagirwa, bibagirwa ineza yawe, bibagirwa ko ari wowe wabatabaye, bibagirwa Mwami aho wagiye ubakura, ariko duciye bugufi. Abemeye guca bugufi ubababarire, abemeye guca bugufi ubagirire imbabazi. Urakoze Mwami, shyigikira ijambo ryawe, rigira ubutware n'ubushobozi, rihindura imitima ya benshi. Urakoze kutugiriye neza, urakoze kudutabaye, tutararimburwa n'ibyaha. Tubisabye Imana dushima kubidukoreye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Nshuti zanjye, Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Numvaga nifuza ko iri jambo ryagira ubushobozi mu mitima yacu, rikaduhindura aho twamaze kugwa, aho twamaze kwitwara nabi, Imana ikatugirira neza. Urukundo rw'Imana ruracyari kuri twe, mugubwe neza. Numvaga nifuza ko waryohereza, karisharinga, utarakora subscribe, nugeraho ukore subscribe, woherereze bagenzi bawe. Shalom, shalom.